ntabwo ushobora kujya kuri stade uvuga ngo njye mfana APR na Rayon ziri gukina. How? Like what do you mean? Ubyaro tukavuga ati njye nkunda sport n'ijambo ry'Imana ritubuza kuba akazi yazi, ni ibintu twese tuzi twirwa tuvuga. Iyo uza kuba wihagije wari kuba wikemurira ibibazo, iyo uza kuba wihagije wari kuba udakeneye Imana. The more you spend time with God, ukugumana n'Imana itangira kuguhishurira, ugasanga babantu yagusunitse hirya kuko ugasanga nta kintu cyiza bakujyanagamo. Uko ubyutse uyishimire ko iguhaye uwo munsi, ko iguhaye amahirwe, uyibwira ati komeza wandike chapitre nshyashya y'ubuzima bwanjye. Muraho neza, ikaze kuri Gospel TV. Amazina yanjye ni Ali Bosso. Nkuko mumaze kubimenyera, turi muri podcast yitwa Faith Unfiltered, aho tuganira ku ijambo ry'Imana n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi bw'umukristo. Tugira ibiganiro byinshi bitandukanye kuri no chaîne ya Gospel TV, ariko iki cya Faith Unfiltered niho muzajya mukunda kubana nanjye. Tubaye ikaze, n'abashyitsi bashyashya bari hano tubaye ikaze, abasangwa turabakire nabo mu izina rya Yesu abaho umugisha mwese. Tukaba tugiye gutangira ikiganiro cy'uyu munsi aho turi buganire ku buzima bw'umukristo. Ushobora kwibaza se umukristo ubundi agomba kubaho gute? Umukristo ni identity tugira kubera ko turi abana b'Imana. Na identity izanwa no kuba twemera kandi duhamanya n'umutima wacu ko turi abana b'Imana. Iyo uvuga ngo uri umwana w'Imana, buri rugo rugira amahame cyangwa se uburyo rubaho. Ntabwo ushobora kuba umwana w'Imana ngo yitware nk'umwana w'ahandi hantu. Niba uri umwana wa mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa bombi, baba bafite uburyo bagutoje, kuntu wakuze, kuntu bakureze, guidance n'inzira baba expectingaga kugeza na n'uyu munsi ko waba ugenderamo. Rero n'abana b'Imana hari ikintu Imana itwa expectingaho. Ni ikihe? Ubushize twagiye tuganira ku bintu byo kugira icyizere mu Mana, gutegereza ubushake bw'Imana. Yego ni bimwe muri ibyo, ariko ya myitwarire handi ugera ahantu ugaca ku bantu bakavuga ati uriya muntu koko n'umwana w'Imana. Ese icyo kintu ni ikintu kigaragara muri society turimo cyangwa cyaribagiranye? Kera twagiye dukura tubona abakozi b'Imana benshi, ukaba hari n'ingo uvuga ati arabamo umuntu w'umukozi w'Imana, ariko turi mu isi noneho ubu ngubu babakozi b'Imana ari nabo bantu dutanga urugero rw'ibibi. Ugasanga yego uri umukozi w'Imana urakora, ariko iyo umaze gukorera Imana usubira no mu buzima bwawe bwa buri munsi, ugakorera Imana part time, ukaba no kwisi part time. Uyu munsi nagira ngo tuze kuganira tugaruka kuri icyo kintu, tunibaza ese birakwiriye? Ni iki ijambo ry'Imana ribivugaho? Tugenda tubona imirongo myinshi itandukanye, harimo imirongo idukangurira kongera gukanguka cyangwa se kuguma mu Mana. Mu bintu bitera impagarara cyane nyinshi muri no minsi, ugasanga abantu bamwe bari kubana n'ama depression, abandi bavuga ngo every relationship cyangwa friendship bagiyemo irabadraininga, ntago bigenda neza. Akenshi urebye neza usanga ari uko tutabihereza Imana. Impamvu tutabihereza Imana ya mbere ni iyihe? Akenshi usanga bya bintu tugiyemo Imana itabishyigikiye kandi tubizi twemeranya n'umutima wacu, ugasanga Holy Spirit nawe ubwe ahagaze aho ngaho muri kuganira, ntabwo muri kwemeranya. Uvuye muri church ashaka kunyura club before you get home. Holy Spirit ntabwo abyumva. Ugize girlfriend murasengana, ariko ejo hajemo spirit mashaka kugira lust. Imana ntabwo yemera fornication. Rero ugasanga kwa gukunda gushimisha umubiri ugatangira kujya kure y'Imana kugira ngo ubone icyo wakita nka freedom cya liberty. Akenshi iyo tuganiye ku kintu nk'iki ntabwo biba biri comfortable, kubera ko nibwo buzima abantu benshi turimo aka kanya. Ntabwo umuntu yumva yatunga girlfriend amezi 2-3 ataragera ku cyo bavuga ngo testing cyangwa se avance, cyangwa se ugasanga nyine arimo ibintu byinshi. Ese nk'umukristo ni iki gikwiye, ni iki kitagikwiye muri no minsi? Ese birakwiye kuba umukristo ugaca no mu kabari ukanywa? Hari imvugo ivuga ati ngo kubw'inda zanyu zabananiye ngo mujye munywa gake. Ariko se koko iyo ugiye kubikora wemeranya n'umutima wawe ko icyo kintu nta cyaha kirimo? Icyo kintu ko uri nk'umwana w'Imana wumva ari ikintu wakwiye kuba ukora ako kanya, cyangwa wumva wikunze washatse gushimisha umubiri wawe ukajya kure y'Imana? Sinzi niba iki kintu tujya dufata umwanya wo kugitekerezaho, ariko
buri bwami cyangwa se buri ekipe igira amahame yayo. Niba ukina team A, team B aba ari opponent. Ntabwo ushobora gukorera Imana ukorere n'isi icyarimwe. Ndakangurira mugenzi wanjye wese uri kunyumva, nanjye ubwanjye niyibutsa ko dukwiye gusubira ku murongo Imana idushakamo. Uwo murongo ni uwuhe? Hahandi dukorera Imana tudategwa, n'igihe utezwe ntujye kure, ahubwo ugahora ushakisha Imana buri munsi. Wa murongo twasomye muri Bibiliya, ndagira ngo twongere tuwibuke, uri mu Migani, uvuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ese umwete wawe ni uwuhe mu gushaka Imana? Ese ukunda Imana koko cyangwa urayizi? Hari ukubuza Imana, hari no kuba wubaha Imana. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Kubuza Imana unayemera uvuga ngo ibaho, bakubaza mu bantu ukavuga ati ibaho, ariko kuyubaha, ese urayubaha? Amategeko yayo 10 urayibuka? Ibindi se yagiye kubuza muri Bibiliya byose ubiha agaciro, cyangwa wowe uvuga ati kuba nyemera byose byaciyemo byagenze neza, nta kintu nzabazwa kindi? Iyo urebye mu Kuva, akenshi uyu munsi iyo ufashe abakristo ukababwira ati amategeko 10 y'Imana yakoreye liste uyatondeke kuva ku rya mbere kugeza ku rya nyuma, ntabyo azi. Ariko uramubwira ati fata ekipe yo muri Premier League upange, agapanga agashira n'abasimbura ku mwanya bose amazina azi abiri. Ese ntago buriya turi distracted? Icyo kibazo ushobora kukibaza. Ese ntago tumara umwanya munini mu by'isi tukibagirwa umwanya w'umubyeyi wacu? Imana iragushaka, Imana iragukunda, yifuza gusabana nawe. Imana iyo wagiye kure, iyo ubwayo ntago ibyishimira. Iba yifuza ko wabana nayo, iba yifuza ko wayize iruhande. Yego, ngwino ukuri mu ntege zawe nkeya, wihunga. Umuntu n'umunyantege nke, birashoboka ko ukora ibyaha, birashoboka ko ukora amakosa, ariko iyo ukomeje gushaka Imana, iyo ukomeje gushyira umutima wawe ku Mana, ukararikira Imana nayo niyo ifata wa mwanzuro kuvuga ati ngiye kuguhanagura ngo ukeshe, ngushyire mu murongo ngushakamo. Imana nibwo itangira kukuganiriza. Hari ikosa dukunda gukora kenshi iyo turi gusenga, tukavuga ngo tugiye kuganira n'Imana, ariko kuva umunota wa mbere ugasenga ukinginga ukavuga n'indimi, ariko wamara kuvuga, ukimara kuvuga ugishiraho ngo mu izina rya Yesu amen, ukahita uhaguruka ukahita ugenda. Ese buriya koko ni ikiganiro tuba tugiranye n'Imana cyangwa tuba tuje kuyibwira? Kuyibwira ntabwo ari bibi, kuyibwira ni byiza, ariko se tujya twumva icyo yo itubwira? Ndagira ngo uyu munsi uze gukora homework, nuza kongera gusenga uyu munsi uri mu rugo, uze gufata akanya ka meditation. Nyuma yo gusenga ureke iminota 5 cyangwa 10 iyo ubashije, utuze ubwire Imana ati ngaho mbwira, ngaho mvugisha, ndashaka kumva. Uraza kumva difference. Nge ni ikintu nageragejeho mu minsi yagiye ishira, ngenda niga amasomo atandukanye, aho usanga n'ibintu byinshi utekereza kuzi ari ibyo wibwira, ahubwo udafata umwanya ngo processing. Ijambo ry'Imana ririmo ubuhanga bwinshi, ijambo ry'Imana ririmo amakuru menshi, harimo n'amakuru agendana n'igihe turimo, ariko ntago tubiha umwanya. Ufata Bibiliya gutya wajya gusoma ukumva iraboring, ugasoma ibitabo bingahe bya Shakespeare, ugasanga umuntu azi ibitabo bitandukanye byose bya Harry Potter, ariko wamubaza se Bible one book, Romans byibura, ugasanga wapi ni reference. Tinumfishe kana akavuga ngo, cyangwa nigeze gusoma hana akavasi dutahira nk'abakristo. Can you imagine that? Ese nihe side duhagazeho? Ndashaka uyu munsi tube abantu bafata umwanzuro, you pick a side uyihagarareho. Ntabwo ushobora kujya kuri stade uvuga ngo ngiye mfana APR na Rayon ziri gukina. How? Like what do you mean? Ubyaro tukavuga ati ngiye nkunda sport. Rero sinzi niba mu bintu byo kwemera naho wavuga ati ngiye nkunda imyemerere ariko sinshaka guhagarara na hamwe. Ibyo ntago bibaho. N'ijambo ry'Imana ritubuza kuba akazi yazi. Ni ibintu twese tuzi twirwa tuvuga. Ndabyumva mu biganiro bya buri muntu, abantu benshi ikintu barakivuga. Ikintu gitangaje ni uko kuntu wumva uzi ijambo ry'Imana, uko kuntu wumva ufite ubumenyi ku Mana, akenshi nabyo biri mu bintu bigusunika kure y'Imana. Kubera iki? Wumva ibyo uzi bihagije, ukarekera kuguma kwishiramo ibindi no gushaka ubumenyi bwisumbuyeho, ukavuga ati ngiye ndihagije. Iyo uza kuba wihagije, wari kuba wikemurira ibibazo. Iyo uza kuba wihagije, wari kuba udakeneye Imana. Rero nk'umuntu ukeneye Imana, buri munsi urayegera. Imana ni ishobora byose, Imana niyo itanga ubumenyi n'ubuhanga, Imana niyo
yaremye ibintu byose, niyo ifite ubushobozi ku bintu byose hasi no hejuru. Rero iyo urekeye kuyishaka uba umeze nk'umuntu ushize akadomo ku buzima bwawe. Ariko ikintu cyiza buriya Imana ngira ngo uyu munsi twongere twibuke ko iyo yatubyukije tukaba tukiri bazima, hari abantu benshi bagenda batuvamo, nagaruka ari ikintu tubarusha, ntitubarusha imirimo myiza, ntitubarusha ubwiza cyangwa ubutoni ku Mana, nta kintu na kimwe tubarusha gituma bo bagenda twe tugasigara, uretse ko Imana iba ikidufiteho umugambi. Iyo ubyutse ukabona ukiri muzima, another day is another blessing. Aba ari umugisha Imana iguhaye, aba ari igihe cyiza cy'uko Imana yahindura chapitre, bwa buzima bwawe bumeze nabi, bya bintu bitagenda mu buzima bwawe. Iyo ukiri muzima uba ufite ubushobozi bwo kubona ubuzima bwawe buhinduka mu maso yawe. Rero wicika intege, komeza ushakisha Imana, naho ugeze ushakisha komeza ushiremo imbaraga. Niyo waba uri umupasiteri, niyo waba ukuriye worship team, niyo waba uri he, komeza ushakisha Imana nk'ugitangira. Komeza ushakisha Imana buri munsi, uyinginge, uko ubyutse uyishimire ko iguhaye uwo munsi, ko iguhaye amahirwe, uyibwira ati komeza wandike chapitre nshyashya y'ubuzima bwanjye. Ubwo nari ndimo ndaburetse, ndifuza guhinduka, ndashaka kuba uwo ushaka, nguhaye ibyanjye byose, nguhaye imipango yanjye, nguhaye umuryango wanjye, ngo ibintu byose ubiragize Imana. Niba ugiye gufata urugendo ibwira ati ngwino tujyane, nubyuka mu gitondo ubwira ati Mana uyu munsi sinshaka kugenda nta Mwuka Wera ndi kumwe nawe, aze anyobore. Icyo gihe bizagenda bigufasha gusabana n'Imana, kugendana n'Imana, ikuyobore, iguhe guidance, ikugira inama. Buriya ubwenge bwa mbere bwiza ni ukumenya kugisha inama Imana. Ko no muri Bibiliya bavuga ko umuntu wasabye neza Imana ari umuntu wasabye ubwenge. King Solomon we ikintu yakoze, yanze kwifuza iby'isi, yanze gusaba iby'isi, ahubwo areba key yabyo ariyo wisdom. Rero wisdom nyayo ituruka ku Mana. Nagira ngo dushireho umwete mu gushaka Imana, nk'uko mu migani twabibonye ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Imana ikunda abayikunda, ntabwo Imana ikunda abantu bayizi, ikunda abayikunda. Kuba uyizi ni kimwe, kuyubaha ni ikindi. Ishaka kugendana nawe, ishaka gusabana nawe, ishaka kuyikunda mukaba bakunzi. Ntabwo ishaka ko uvuga ngo urayizi ariko niwe muntu wa mbere batanga urugero bavuga ko uri umuntu wa mbere utemera Imana. Ubwo se uyizi gute? Iyo uzi Imana ugerageza no koroha, ugaca bugufi, ikakuyobora, ukamenya. Bibiliya harimo ingero nyinshi, usomye ibitabo byinshi bikubwira uburyo ukwiye kwitwara nk'umukristo, bikaguha n'ingero z'abantu bagendanye n'Imana uko byagendaga. Sinzi niba ariho ufatira urugero rw'ukuntu utwara ubuzima bwawe, ariko uyu munsi najya wongera ubitekerezeho neza, wibaze se purpose yanjye ni ihe kuri nosi? Ese jyewe ndi hano kugira ngo nkore iki? Uri hano kugira ngo ubyuke ujye ku kazi every day? Uri hano kugira ngo urebe umuryango wawe every day? Cyangwa ufite indi purpose iruta ibyo bintu? Ndagira ngo twese uyu munsi twongere twireflecting kuri icyo kintu, tugitekerezeho neza, twibaze ese turagana he? Ese turi mu biki? Ese niki dushaka? Nta handi hantu cyaturuka uretse muri Bible. Ndagira ngo niba utajya ufata umwanya ngo usome Bibiliya, cyangwa se niba utayigira, ndagushishikariza ko wayishyira kuri liste y'ibintu ukeneye kugura, cyangwa niba ufite smartphone uyinstalemo, utangiye kugerageza ujye usoma gake. Nishaka ibi 20 ku munsi, nishaka ibi 30 ku munsi, ariko ugira ikintu usoma mu ijambo ry'Imana. Nibinashoboka uzarihere ku murongo, urisoma ugeze nyuma, uzakuramo ubwenge buruta ubwo wakuye no mu mashuri. Uzakuramo ubwenge buruta ubwo wagiriwe inama n'inshuti n'abavandimwe. Kubera ko Imana niyo itanga byose. Imana niyo, iyo ushaka guidance niho unyura, iyo ushaka inzira igoroye niho uca. Imana ihora itugenderera buri munsi, niyo tutayisabye kuturinda iraturinda. Ariko icyo kintu tukagitaking for granted, nitukabeho nk'abantu batazi aho tugana, kugira ngo igihe cyawe kitazakugeraho kigutunguye, ugasanga cya gihe ibyawe birangiye utangiye gutakamba ati nyongeza igihe, kandi wari ufite igihe gihagije ku isi. Ese wabuze iminota 20 ku munsi wagenera Imana, ukavuga ati ngiye nyuma ya gahunda zanjye zose nshyizeho umwanya wo guhereza Imana, gahunda zanjye zikirangira, mvuye mu kazi, nitaye kuri iki n'iki, ngiye guhereza Imana umwanya. Cyangwa se niyo byaba atari kuvuga ngo usoje ibindi byose, ushobora no kwihereza umwanya mbere y'uko ukora ibindi byose. Ni nacyo cyiza cyane, ukayiragiza ibintu byose ugiyemo. Ndagira ngo niba bishoboka tujye byibura mu gihe tubyutse, mbere yuko tugiye ikintu dukora, tujye dufata akanya gato dusabane n'Imana.
kandi ushiremo n'aya minota mike yo kumva ikintu nayikubwira. Ukomeze buri munsi kugenda wegereza Imana. Nugera ku ifunguro urisengere, nugera ku mwenda wo kwambara uwusengere, nugera kuri buri kintu cyose ugisengere. Gusenga ni uguhozaho, nta gusenga isengesho rimwe ngo rigutunga ubuzima bwose. Gusenga ni uguhozaho. Kimwe nuko falling short almost every time, ugasanga umuntu yarari mu mavuta yaramize neza, ariko urasohotse usuhura na wa muntu mufitanye ikibazo, agusajije mu mutwe, ukibagirwa identity yawe, ukibagirwa wa mwanya ugomba guhagararamo nk'umukristo, ugasanga uciye ku ruhande. Nibyo koko abantu bagira intege nkeya, ariko iyo ukomeje gushakisha Imana, igukuraho n'ibyo bintu gutera gucumura, igukuriraho izo nzira. Ndagira ngo nitujya tunasenga n'ikindi kintu dukwiye kwibuka, tujye dusenga n'Imana tuyibwira ati ibintu bitari ibyanjye, abantu batari abanjye ubikure mu buzima, ubyegeze hirya. Ni rimwe mu masengesho nasenze nsanga arakora cyane. Akenshi iyo usenze nk'uko abantu bakagenda, akenshi ntabwo utubasha kwitubyakira, akenshi urashidikanya, ugatanya ugatekereza se aba bantu ni Imana ibajyanye kubera ko nabisabye cyangwa ndi kubura abantu. Ariko the more you spend time with God, ukugumana n'Imana itangira kuguhishurira, ugasanga ba bantu yagusunitse hirya kuko ugasanga nta kintu cyiza bakujyanagamo. Ugasanga kenshi bari mu bantu bakugira inama ati tugende muri ibi, ugasanga ntago mvuze ngo utangire uhunge abantu kubera ko badasenze. Icyo kintu ucyumve neza. Ariko iyo usenze Imana ukayibwira ngo abantu badafite akamaro mu buzima bwawe, abantu badashyigikira umugambi gufiteho mu buzima, ibatware, irabajyana. Hari n'igihe bari wa muntu mwakundanaga, hari n'igihe bari wa mushuti wawe waguhoraga iruhande, ariko mu by'ukuri nyuma ikwereka impamvu yamujyanye. Rero iyo itari imujyanye iramukurindira, arahaguma. Uwo muntu iyo ari mu bushake bw'Imana, icyo kintu cyumve neza, arahaguma. Kuko iyo ugiye gusenga iryo sengesho uri kumwe n'Imana, ntabwo uri kumwe n'uwo muntu ngo amenye ngo uravuze ngo agende. Rero iyo agiye ni Imana imukuramo, kandi Imana iyo ikuye ikintu mu buzima bwawe igisimbuza ikindi kiza kurushaho. Amen. Imana yitwaye ikintu mu buzima bwawe izi ko wanakundaga, igisimbuza ikindi uzakunda cyane kandi kikakugira akamaro kurusha cya kindi, kubera ko Imana niyo izi gutanga ibyiza. Imana niyo izi kureba ibyiza ikabitandukanya n'ibibi. Twebwe kubera ibyifuzo byacu by'umutima n'ubuzima tubaho buri munsi, kondisiyo na situasiyo zose zitugeraho muri buno buzima ziduforsa kugira amahitamo atandukanye n'iby'Imana yaduhitiramo. Imana yo irareba ikabasha kumenya ikintu cyiza, ariko twebwe akenshi n'igihe ukurikira ikintu wumva cyari cyiza, wagera imbere ugasanga icyo kintu cya mbere kikwishe cyangwa kikugiriye nabi. N'ubutunzi bw'isi hari igihe tubushaka nabwo akagasanga ari bwo butwangije. Twebwe ntabwo dufite ubushobozi bwo guhitamo neza, ahubwo icyiza nuko Imana yaguhitiramo. Ariyo mpamvu mubwira ati wigira ubwoba bwo gusenga isengesho nk'iryo, wigira ubwoba bwo kuvuga ati Imana mpindurira ubuzima, shyiramo abantu ba nyabo. Ahubwo ibyo bintu bikurinda wa mwanya bari kuzatakaza, ukazasanga wataye igihe, usanga bya bintu byari kuzaza mu buzima bwawe Imana ibyihutishije, usanga aricyo gihe cyiza ugiye noneho kubamo kurusha icyo wari urimo. Ndagira ngo uyu munsi icyo kintu tuganiraho nacyo tukizirikane. Nitukumva ijambo ry'Imana ngo turisiga ngaho. Ugomba kwiga kwikunda, ugomba kumenya ngiye mu buzima bwanjye ni iki kintu nkeneye. Umuntu wikunda ntago ariko ibintu byose mu buzima bwe. Umuntu wikunda ashiraho imipaka akavuga ati ngewe nanze kwitwara gutya kugira ngo mbone inshuti, nanze gukora gutya kugira ngo mbone inshuti, izi ntago ari inshuti. Niba binsaba kwitwara gutya ntago ari inshuti. Inshuti zikujyana mu bintu bibi kugira ngo wumve uri inshuti, ntago ari inshuti, ahubwo nuko wowe utikunda bihagije, wumva ko ukenewe validation yuko abo bantu bavuga ngo uri inshuti yabo. Inshuti za nyazo ni ba bantu bagusanga mu buzima urimo, bwa buzima bubaha Imana, bakabyubaha, bakumva ko uri umwana w'Imana, bakumenya uburyo bagutwaramo kandi ukuri. Abo bantu barahari, abo bantu babaho. Tangira wige kugendana n'ibintu Imana ishira mu buzima bwawe, apana wowe ibyo ukurura n'akaboko kawe ukabizana mu buzima bwawe. Umwana w'Imana hari ibintu adakora, twese turabizi neza mu mutima. Sinshaka gutunga agatoki cyane cyaba ariho nibanda, ariko ibintu mvuga ndumva neza no mu mutima wawe uri kunyumva urabyumva, kuko ni ibintu twese twumva. Niyo ukoze ikintu kibi urabyumva. Uriya nugera ahantu mu buzima
ukora icyaha ntubimenye ko ukoze icyaha, cyangwa uhemukira umuntu ntubyumve ko uhemutse, uzamenye ko Mwuka Wera aba yakugiye kure, kuko iyo conviction ituruka ku Mana. Haba harimo ka kantu ko kukubwira ati uratanye, garuka. Iyo ako kantu kabuze uba waramaze kugenda. Uramutse sinzi niba nabisubiza muri siporo, uramutse uri umufana wa APR ukajya kuri stade wambaye jezi za Rayon Sport, gira ngo waba wibeshye, cyangwa ukavuga ati njyewe nzajya mfana bitewe nuko nabyutse. Ntabwo ubuze ikintu ushaka. Umufana wa nyawe niba afana APR agenda yambaye APR, niba afana Rayon Sport agenda yambaye Rayon Sport. Rero no ku Mana ndagira ngo tumenye gutora uruhande turiho. Uhagarara ahantu uvuga ati genda umwana w'Imana, cyangwa uvuga ati sindiwe. Ariko ibyo kuvuga ati ndiwe uyu munsi ejo sindiwe, oya, ibyo bintu ni iby'umuntu udafite gahunda mu buzima. Dukomeze dusabe n'Imana kutwongerera imbaraga, kubera ko turi abanyantege nkeya. Ikomeze tworohereza inzira duca tubicishamo, ikomeze kudufasha, irebe ubushake turi gushiramo tuyishakisha, nayo itwegere, dutere ya ntambwe imwe nayo itere izindi. Icyo kintu nanasabira muri muntu wese ko yagendana n'Imana, kandi Imana itwumve, irebe buri muntu wese uri gukurikirana iki kiganiro, imufashe, imucire inzira, nkuko yavuze ngo izajya ducira kanzu nitugera mu byago, imuhe inzira zo kuva muri ibyo bintu byose bimujyana kure y'Imana. Ko adafite Imana nta kintu aba afite. Adafite Imana bimeze nk'umuntu ugenda yarapfuye. Rero Imana ikomeze ibane natwe, tuyobore, duhe umugisha, itugirire neza, iduhe ubuzima yasezeranije abuzukuruza ba Aburahamu. Ko ni isezerano ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rivuga ko ijambo ryose rivuze risohora. Ntibeshye, si umwana w'umuntu ngo ibeshye. Hari ibintu ishobora no gukora atari uko ibikoreye wowe, ahubwo ikabikorera abo yagiriye isezerano. Gava uri umwuzukuru wa Aburahamu, ikavuga ati umugisha nemereye Aburahamu n'ibisekuruza bye, kubera ko ndi Imana kandi najya nivuguruza, ikabikora. Rero ibyo bintu akenshi bikugeraho iyo ubasha kumva ya identity yawe, kuko iyo utazi uwo uri we ntabwo ntekereza ko uba uri uwo muntu. Uba wa muntu ari uko nawe ubaye aware y'uwo uri we. Niba uri muri ibyo bisekuruza bya Aburahamu, kugira ngo umugisha Imana yasezeranyije yaturiye ku bwoko bwa Aburahamu n'abazamukomokaho, kugira ngo ukugereho ugomba kwiseseka muri wa murongo kaburimo, ukamenya gukora ibijyanye n'ubushake bw'Imana, ukamenya kuyubaha kandi ukayikunda, ukanayishakana umwete. Ibyo nsabira na buri wese. Imana iduhane umugisha kandi biduhe mu izina rya Yesu. Amen.